Yes, reka twongere rero tukwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official. Umugoroba mwiza kuri wo twumva ari masaha y'umugoroba, igicamunsi cyiza kandi kuri twumva ari masaha nyuma ya saa sita. Biraza guterwa rero naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere, turi tariki 18 z'ukwezi kwa 11, turi mu mwaka wa 2024. Turazindutse no muri iki gitondo kugira ngo tubagezo amakuru agezweho, akaba rero ari amakuru utasanga handi, ariko nkuko maze kwimenyera tukatugenda twibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaba twibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tutibagiwe n'abambari bacyo muri rusange. Wowe wamaze kugera kuri uyu muyoboro, niba warakanze kuri subscribe, wibuke gukanda like ndetse unasharinge iyi nkuru kugira ngo rwose ibi byose bizajye bigenda neza, cyangwa se rwose ugaragarize YouTube ko uba wakunze inkuru zacu muri rusange. Birashoboka rero kuba uhageze rwose ariko ukaba uhageze ari ubwa mbere. Niba rero uhageze ari ubwa mbere, ubwo nyine nawe hita umenya ko ugeze mwisi y'amakuru agezweho kandi azira ibihuha. Muri make nawe umaze kuguye kusoko rwose y'amakuru azira ibihuha. Ariyo mpamvu tukubwira tuti kugira ngo utazajya ucikanwa, hita ukanda kuri subscribe ukane no kunzogera, nawe uzajye ubonera amakuru ku gihe. Muri aya makuru yacu muri iki gitondo no munyemere mbabwire ko turi buze kugaruka mu mirwano igiye itandukanye yabaye ku munsi w'ejo mu bice bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira hano muri Sake ku mugoroba washize, byasabye rwose ko binagera hafi masaha 3 isasu ririmo riravuza ubuhuha. Turaza kwerekeza muri teritwari ya Rubero, naho ibintu ntago byari byoroshye rwose ku munsi w'ejo. Tuze gusimbukira hano muri Warikare, yewe tuze no gusimbukira hano muri Masisi. Aha hose ro ku munsi w'ejo ibintu bikaba byari bindi. Umunsi wo ku cyumweru ro ku munsi w'ejo rwose ntabwo waje guhira abarwanyi ba FARDC hano muri Rucuro ndetse na hano muri teritwari ya Warikare muri rusange. Muti bite rero byose tugiye kwikugezaho gatanu kuri kagenzi kako, ariko first of all reka manze mpe ikaze na Captain Sina Makosa. Ndabona nawe yabukereye. Waramutse neza Sina Makosa? Gake neza fighter. Urakomeye? Meze neza rwose. Ibintu ni tamamu. Ibintu ni neza cyane. Sake ariko rwose ngejo barwanye bakazajya bafata ikintu bita tamoro. Rwose Sake ejo ku munsi w'ejo byari bindi rwose. Muri ejo ku munsi w'ejo muri update time twabagejeje operation kuntu urugamba rwa mbere, navuga round ya mbere uburyo yagenze. Ubwo muri iki gitondo cyakare tugiye kuza kubabwira round ya kabiri ko yaje imeze. Urumva ko ibintu byahanga muri Sake mu byukuri birakomeye. Yes, aha rero muri Sake turaza kubibabwiraho byinshi cyane. Turaza kubabwira ese byaba ari byabindi n'ubundi, dore ko twe tuzi ko n'ubundi bamaze kubyigamba bavuga ko M23 yarunze abasirikare benshi cyane hano muri iki kigo cya Rumangabo, ndetse ngo bitegwe gufata Sake ndetse na Goma. Ese nibo baba batangiye kwataka iyi Sake? Mu byukuri byose turaza kugenda tubikubwira, hanyuma rero tuze kubabwira na hano pinga nkuko nebabwiye ntimuze gucikanwa. Ndabizi ko murabizi ko nta handi wasanga amakuru nk'aya ngaya rwose aryoshye ndetse yizewe ni hano. Rwose byose tugiye kukugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Tudatinze Sina Makosa, tubwire n'icyo wateguriye abakunzi bacu, hanyuma ubikore mu minota mike cyangwa se nk'umunota, ubundi duhita tumanuka amakuru mu buryo burambuye. Yes, turahera ngaha muri territoire ya Masisi, aho rwose urugamba rwatangiye ku munsi w'ejo mu masaha y'isambiri z'ijoro, aho rwose byarenze bigera hafi mu masaha 4 z'ijoro. Rwose hano muri Ryagoro ibintu byamaze kuba bihinduka, dore ko rwose hano bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turagaruka rero mu buyobozi bwa Kinshasa, nyuma yuko bavuze ko bagiye guhindura itegeko nshinga nta kabuza, bamaze kuvuga yuko noneho balkanization ku buryo bwemewe igiye kuba M23 noneho ikaba yayikora ntawe yihagaze hejuru. Ibi byose nabyo turagenda tubireba. Turasimbukira ahangaha rero mu gisirikare cya FARDC, aho gikomeje kugenda rwose cyohereza abasirikare mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano, ariko nayo 23 nayo ikomeje kugenda navuga ikaza umurego muri rusange. Turagaruka ahangaho bitazacyungo, ahangane muri zagahira naho hasigaye abatari bacyangwa by'ukuri. Ubona ko iyi territoire ya Masisi nayo ngo iri mu materitoire M23 ibasha kuba iri gukenera hasi no hejuru, bitewe n'iki?
bitewe nuko rwose hano muri Masisi M23 naho ngihafite kuba yahashyira ibikorwa bigiye bitandukanye. Amakuru ari menshi rero tuvuze ngo tuyave imuzi n'umuzingo tuvuga imfunyamfunyi fighter amasaha rwose yaba yadutwaye, usibye ko ari menshi ariyo nayo tutababwiye rwose mu buryo nababwira bw'incamake turaza kugenda tuyabahereza mu buryo bw'idonido, ariko tugasaba nyine mwebwe mutarakora subscribe cyangwa se icyo bita sabone mu rurimi rw'igifaransa kubikora, ubundi mwakomeza kugenda mubana natwe umunsi ku munsi. Yes, tudatinze rero reka duhite duhera kuri iyi nkuru. Ni inkuru rwose yabaye Kimomo ahagana ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo, ariko mu by'ukuri bikaba ari ibintu n'ubundi ngo byari byabaye ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 16 nibwo rero iyi nkuru yabaye Kimomo ivuga ko rwose hari umwe mu basirikare bo mu ruhande cyangwa se barwana ku butegetsi bw'Kinshasa wafatiwe hano ku butaka bw'u Rwanda. Uyu musirikare rero akaba byaragaragaye rwose ko ari umwana ukiri muto. Uyu mwana rero w'imyaka byagiye bivugwa ko ari imyaka 17 akaba yarafashwe afatanwa n'imbunda, akaba rero yarafatiwe ahantu bita muri Cyanzarwe. Mu by'ukuri akaba ariho hantu bamucakire cyangwa se bamufatiye. Hanyuma rero uyu musore akaba yarafatanwe n'imbunda rwose hano Cyanzarwe, afatirwa mu mudugudu w'ahantu bita ngo ni Kanyabanda, Nyakabanda. Ni Nyakabanda rero, uyu mudugudu wa Nyakabanda niho yafatiwe, na akagari ka Rwangara niho yafatiwe. Hanyuma rero mu by'ukuri afatwa afite imbunda. Uyu mwana rero usibye ko rwose byaragiye binavuga ko uyu mwana rwose ari umu FDLR, ariko byanaje kugaragara ko avuka muri biriya bice. Ariko ku bantu mukurikira ibiganiro byacu twari babwiye kenshi cyane, kuko na hari ahantu twigeze no kuhakorera ikiganiro tugenda tuzana amakuru agiye atandukanye agaragaza ko hari n'abahungu cyangwa se ari n'abana abo muri ibice rwose bajya bambuka bagera nkara muri Kongo, mu by'ukuri FDLR zikabafata bagashiduka rero babaye abasirikare cyangwa se bagiye mu mitwe yitwaje intwaro bagiyeyo muri ubwo buryo. So twabahaye abitwa bariyetena Noheli n'abandi bagiye batandukanye bavuka no mu by'ukuri muri iyi mipaka, ndetse bagiye mu gisirikare cya FDLR vuba bagiyemo rwose bibatunguye. Hanyuma ariko tubabwira ko rwose hariya bitewe no kubahora bambukiranya hari igihe FDLR zijya zigira gutya zikabafata. Hanyuma rero ibi byabaye rero mu by'ukuri ku munsi wo kuwa gatandatu, nyuma y'uko twaje kumenya amakuru ko ubwoba bwabaye bwinshi cyane hano Igoma, ndetse ngo binatuma uwitwa Peter Kirimwami Nkuba ahita ategeka ko aba FDLR, nyuma y'uko mu by'ukuri abizi sina makosa tumaze iminsi twumva hari igitutu izi ngabo ndetse n'abari kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa bafite, nyuma ko byavuga ko ngo M23 yamanuye abasirikare benshi cyane hano za Rumangabo, ngo irimo iritegura gufata Sake ndetse na Goma. So rero nabo bitewe n'ubwoba bwinshi cyane bagize, byatumye ngo bahita bohereza FDLR, ngo ni itegeko ryatanzwe na Peter Kirimwami, n'ubundi bavana za FDLR nyinshi cyane hano muri uyu mujyi wa Goma, barazibwira ziti batironi muzamuke mujyara kuri kiriya kibaya, igihe M23 ishobora ko yakwambuka iza gufata Goma yifashishije umwegege w'umupaka w'u Rwanda, ubwo nyine muzahanganiraho tubonereho tuze tuhabasange n'ubundi tubahe umusada. Muri make hano muri iki kibaya bahise barunda FDLR benshi cyane hano ku mbibi z'u Rwanda. Uyu mwana wafashwe n'abasirikare bari ahantu bita ngo ni Muti, akaba yacakiwe nyuma y'uko rwose ngo yararimo aragerageza gushakisha ukuntu ngo yakwigarukira cyangwa se yatoroka kaza mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi, dore ko yagiye hariya. Urabona ni umwana ukiri muto, ni umwana ubona ko rwose nubwo wenda twavanga amajoro aramenyereye, ariko ni umwana ukiri muto ushobora kuba wajya mu ishuri akiga, ni umwana ubona ko akiri muto cyane. So rero ngo yatanyaga arimo arahunga we yigarukira iwabo mu rugo, kuko yabonaga bamuzanye hafi no mu rugo. Urumva ni umwana, yego ni umusirikare, ariko wabonaga imbunda yarayifite ntiyigeze ayita. Ubona mbese ubwenge bwe ni bwa bundi bwa cyana, ntabwo arundi yakaba yahisha imbunda, akaba yakwemo na uniform akareba ukundi kuntu aza yambaye, ariko ngo yaje yambaye uniform n'iki byose bituma rero bamufata, akaba ngo yabarizwaga muri FDLR. Yes, urabona ko rero EFDL rwose yazanwe ahangaha hafi mu paka w'u Rwanda nyine, ubona ko ariko cyane cyane nyine harimo abana biganjemo abafite imyaka mikeya cyane, ubona ko bakomeje kugenda batoroka iki gisirikare cya FDLR bitewe no kubabona nyine imibereho ya hariya mu by'ukuri fighter kuba mwari rashyamba ari umwana utaragiza n'imyaka 17, ubona ko nyine abari ingaruka mbi kuri abana. Ubona ko rero uyu mwana kuba yafashe icyemezo cyo kuba yatoroka
akava muri izi FDL navuga ko ziri hafi y'igihugu cy'u Rwanda, navuga hari mwakira kiba cya Nyiragongo, ari ibintu nabona ko twashishikariza n'abandi bana bari mwari amashyamba ko bakagombye kuba bavayo rwose bagataha, dore ko mu Rwanda ari amahoro. Urumva ko rero FDL ko yarazanwe hariya nayo ntago mu by'ukuri yishimye, bitewe n'iki? Bitewe no ko bari kujya bumva M23 ikomeje kugenda ibashyiraho igitutu, bumva ko bagiye kwigabiza uyu mujyi wa Goma. Ubwo rero nabo rero bakavuga yuko M23 iramutse imanutse muri uyu mujyi wa Goma ko nta handi yanyura usibye ahangaha bari, kandi urukumva ko ni ingaruka mbi kuba bari mu nzira aho M23 yabiri kunyura. Urumva ko ryaba ari sibaniro igihe M23 izavuga ngo iramanutse. Abo bana rero bari tangiye kureba kure, bakavuga ati twaba twikuremwe akacu karenge tugataha rwose kuko ntacyo turwanira, ubundi abo kuba mu mashyamba bakayabamo, ariko twebwe tugize ute twamaze kuvamo. Uyu mwana rero bakaba rwose yamaze kuba yafatwa n'abasirikare b'u Rwanda ndetse n'imbunda yiwe yarayishayitse. Hanyuma sinema kosero turava hanga duhita twerekera, duhite twihuta cyane hano muri Sake. Ariko hano muri Sake mbere uko twinjirayo rwose rwose dutengamaye cyangwa se mu buryo bukomeye cyane, reka nawe mwese mudukurikire munyemerere twinjire muri ubu buryo. Mbere uko twinjira muri byinshi cyane, reka tubanze twinjire muri ubu buryo, twinjire muri ubu buryo, reka twinjireyo muri ubu buryo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hanyuma twinjire hano muri Sake, ngira ngo iri ni isasu ryavuzaga ubuha muri izi nkengero za Sake. Aha rero naho bita ngo ni muri Mugunga. Iyi Mugunga rero twagiye tuyivuga kenshi, abantu badukurikira mwaragiye mu rwose mubyumva, ntabwo ndibuze kwigaruka kenshi cyane. Ikikubwira Mugunga nuko ariho hari ibirindiro cyangwa se defense y'izi ngabo zirwana ku butegetsi bw'ishyashya bashinze hariya cyangwa se bashyize hariya, aho no banasharinga muri ibyo bice muri zo eneo za M23. Igisobanuro cyabyo n'imbunda za artillery niho ziteretse cyangwa se niho zishinze muri rusange. Hanyuma rero ngo ku munsi w'ejo hano muri Sake, mbere uko wenda tuza kubyaye masasu, reka manze nkubwire ko habaye imirwano, navamo n'imirwano myinshi bitewe nuko n'imirwano yagiye iba mu ma episode nkuko twe twabibabwiye, kuko bakubwira ko ku munsi w'ejo ahagana ku isaha y'isa sita kugeza ku isaha y'isa saba isasu ryavuzaga ubuhuha bakozanyagaho ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero mu by'ukuri ahagana ku isaha y'isa 11:50 nabwo rero mu by'ukuri barongera bakozanyaho, ubwo byari mu masaha y'umugoroba. Ibi rero mu by'ukuri bikaba bisa no bifitanye isano n'aya masasu twahoze tubumvisha yaturikiraga hano muri za Mugunga ahagana ku isaha y'umugoroba rwose. Ubwo hari mu masaha ya saa moya ziri gushyira saa 2 gutyo nibwo amasasu avuzaga ubuhuha hano muri Mugunga. Hanyuma rero abasesenguzi bakavuga bati mu by'ukuri hano muri Sake hari hamaze iminsi asa n'ahari agahenge rwose hatumvikana isasu. Bati rero none isasu ryongeye kuvuza ubuhuha. Ati ese byabihuriye hehe mu by'ukuri na bya bindi FARDC yavuze itakamba ivuga ko M23 yiyemeje rwose cyangwa se azanye abasirikare benshi cyane haraza Rubangabo, bakaba biteguye kuba baza mu by'ukuri kwinjira gufata uyu mujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma. Ese byabifitanye isano? Gusa ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo rwose, hagenda barwana mu cyo twakwita ngo ni nka ama episode, ndetse rwose bikaba binagaragara ko mu by'ukuri iyi mirwano n'uyu munsi ishobora kuza gutangira cyangwa se ishobora kuza gukomeza nk'uko n'umuntu arimo kugenda barwana. Indi nkuru nuko nyine igendanye no mu masasu, kuko rwose Mugunga haturukaga amasasu menshi cyane rwose mu masaha y'umugoroba. Gusa ariko bitewe nuko abatuye muri uriya mujyi ndetse no muri ziriya nkengero z'umujyi wa Goma, ibintu bijyanye n'iturika ry'amasasu byo rwose ni ibintu bamaze kumenyera cyangwa se babyumva kubi. Hari n'igihe rwose abonagenda nkubita icyumvirizo mbaza bambwiraga bati
birashoboka kuba ari n'amabandi cyangwa se akaba ari tukomaso ya FARDC bitewe nuko muri ibyo bice imbere yaho hiriwe hari urugamba rukomeye cyane bitiro birashoboka kuba rwose bagira gutya bakarasa ya masasu ya tukomaso. So rero nuko situation yari imeze, reka ahubwo numve ngo bimeze biteka twumve. Twumve Ezari kuvuga ibiki bwo kabyara. Uyu burana ngombwa. Unashaka wari ikintu. Ndiko uyu muntu ibintu ari kuvuga areseriye kweli. Shaka wanari ikintu. Urumva nijwi riba ari ingezo rya drone. Kongo ni Wakongomani. Kongo ni Wakongomani. Kutoka Kichanga. Kusema kama M23 wamepanda magari. Byukuri turi kuva ko M23 yori amamodoka baturuka za Gicanga berekera za Goma ngo bakene kubohoza Centre Sake ndetse n'umujyi wa Goma. C'est le programme yabo banakutana kama kule biko na banegocier bagisha kamata bagoma njo batanga zoe ku banegocier. Niyo mpamvu rwose badakeneye kuba baganira ngo kuko bamara gufata Goma niho bazaganira. Kungambo za huko na kule tuone kama Mungu anaweza kutupigania na mwe mwashira hirya no hino. Asante mwikale savile group. Mumenye ko rwose ibintu byamaze gukomera kandi murakoze. Ngo bazaganira ngo mwe turavuze ko izaganira ko yakwemo Goma. Nibwo ibiganiro bazaganira none kabifite nibyo kuvuga. Ngo nizabifite icyo kuvuga. Nizicara ku ntebe y'ibiganiro. Ya reka tuze kubireba mu byukuri gusa impande zose rwose umuriro no umuriro ndagira ngo munyemere muri iki gitondo rwose mumpe umwanya mu ntege amatwi cyangwa se rwose muntize ku gihe mbihere icyitwa amakuru yizewe. Hanyuma twihute cyane tuve ubwo hano muri za Sake. Ariko ni nyuma yuko fighter Sake ikomeje kugenda isatirwa na M23 ikomeje kugenda isatira rwose ikomeje gusatirwa kuko bakubwira ko ngo abarwanyi ba M23 aha hantu ngo bari ahantu bita za Ruyange ni hafi cyane. Aha Ruyange rero sina makosa nagerageje gukora research wenda ntago nabajije abantu benshi cyane ariko abantu muza aha hantu bita za Ruyange muze kutubwira muri comment ese aha hantu Ruyange hangana hate ni mu birometero bingahe hano Sake Goma kugira ngo tuze gusobanukirwa abantu bamenye uko ibintu bihagaze kuko bakubwira ko ngo M23 iri Ruyange. Ruyange rero mu byukora bazi neza Sake murabizi twe rwose tuba tubiripura hari n'ahantu rwose tuba tunaripura ariko by'umwihariko nkanje nto nakuvuga wowe nkaba ntanahakandagira ariko nyine ugasanga mpavuga neza cyane. Iyi Ruyange rero mu byukuri nayo ubwo muze kutubwira aho iherereye hano muri za Sake kuko ngo niho abarwanyi ba M23 bari ariko ngo ubwoba ni bwishi cyane mu byukuri kuri zingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Isheshasa barimo aratekereza ko ngo M23 rwose ngo gahunda ari yayindi ngo nugukuramo uyu mujyi wa Sake ndetse na Goma. Uyu nawe yaraje arabihuhuye ati rwose imodoka zazamutse ati imodoka zazamutse ati kandi nta biganiro M23 iteganya kugira itarakuramo Sake. Urumva ko ibi byose ni ibintu biri gutuma abaturage mu mujyi wa Goma bagize paniki iri ku rwego rwo hejuru aho rwose ugiye ukabakubitamo icyitwa igipimo ushobora gusanga rwose wasanga imivuduko yazamutse ushaka gusanga icyo bita blood pressure rwose yazamutse. So ngayo nguko urumva ko muri Sake ntago ari buze koroha bitewe ni M23 ikomeje kugenda isatira iyi centre ariko na FARDC igakomeza kugenda ireba uburyo bapfubye kugira ngo bareke iyi centre batayitakaza kuko gutakaza fighter iyi centre ya Sake bivuze iki bivuze kwinjira muri uyu mujyi wa Goma kandi burya karaba kabaye dore ko rwose inzira barabasigaranye ari yamazi gusa n'ahandi bakwerekera ariyo mpamvu ubona ko na FARDC bari kurwana nk'abihanduza cumu ngo barebe ko Sake M23 itayigarurira ariko nanone tukareba uburyo M23 ikomeje kugenda isunika tukabona ko rwose ishobora kuba yahinduye umuvuno ndetse ko ishobora kuba yahinduye gahunda kwinjira muri uyu mujyi wa Goma ndetse ni centre ya Sake bakaba basa nkaho bamaze kubigira ihame muri rusange. Ngayo nguko rero twamanuka muri Masisi cyangwa twajyana reka manze rwose manze mvuge
urabizi igihe mba mperukira kuri mikoro kiba ari kirekire cyane mba mfite byinshi cyane mba ngomba kubwira abadukurikiye nawe rwose humura ndaguha mikoro ndaguha umwanya ukore mu mitana wibwira abatanazi ariko nyemera manze nsoze ibi bintu ntabwo ndibuze kuva hano rose n'amakosa ubu rwose nakubwiye uduce twose ndibuze kutujyamo ngende na updating abantu ngo duhise twerekeza ubu tuvugana ahantu bita muri Rubero amakuru mfite nuko mu by'ukuri hano muri za Rubero ahantu bitwa za Kirumba ahangaha ngo M23 yahagejeje abasirikare benshi cyane byo ku rwego rwo hejuru ku buryo ngo abaturage ba hano muri Butembo bamaze kugira ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru mu by'ukuri ku buryo bari kuvuga bati ngo bite n'umunaniro n'ubundi ngo wazarendo bagiye bagaragaza bakavuga bati birashoboka kuba mu by'ukuri ibintu bigiye guhindura isura M23 igiye kuga bitero ikaba yakuramo yakuramo aha Butembo ibi rero bigasa no nkimara kubona iyi nkuru byabaye nk'ibintu mu rujijo ndibaza nti M23 igiye kurwanira hose mu by'ukuri donc ku migi yose icyarimwe kuko nk'ubu ngubu urumva hano muri izi nkengero z'umujyi wa Goma ndetse na Sake urumva barahari hanyuma noneho wagera na hano mu by'ukuri muri hano ndavuga hano za Kirumba hanganye ubwo muri Rubero naho urasanga barahari wajya za Pete ugasanga wagera za Pete ubwo naho ndaje mpagaruko mu kanya ugasanga ni ibindi nkitegereza ese abarwanyi ba M23 cyangwa se M23 nuwe mugambi ifite kuko barakubwira ko ngo abaturage hano muri Butembo urabiza abo muri Butembo rwose n'abaturage bagerageza kwihagararaho ariko ngo bari kudagadwa ngo bitewe ariko ngo hanini ngo nuko donc ngabazarendo bagaragaje umunaniro uri ku rwego rwo hejuru bityo ngo bagaragaza ko badashobora kuba barwana uru rugamba rero ngo bari gutitira nyuma yo ko M23 abasirikare bo bageza hano muri Kirumba ariko ntekereza ko M23 uko byaba kose iramutse inatangije urugamba cyangwa se ibitero birashoboka kuba yahita yerekeza muri bya bice n'ubundi bya Kamandi iyo ngiyo za Kamandi City ndetse na Kamandi Lac akaba ariho berekeza mbere y'uko wenda babajya hariya baracyafite igihe muri make baracyafite igihe aba Batembo rwose babanze bakora ibintu byo babiringanyize kandi ngiye n'inama nanababwira niba hari n'abari kutwumva nuko rwose bakumva ko M23 nta kizabatwara ahubwo bakitandukanya n'iki bakitandukanya n'umuzarendo hanyuma rero indi nkuru ngira ngo tugarukeho reka twigarukira no muri Sake hano muri Rucuro reka ndazikurikiranya ndazigenda bikurikiranya neza reka tuza hano muri Rucuro aha rero muri Rucuro ni mu gace kitwa ngo ni muri groupement ya Bukombo sheferero ya Bwito aha rero nango M23 ejo ikaba yaragabye ibitero simusiga mu bice byose byahangaha muri ibice byose ngo yagabyemo ibitero simusiga ubwo ni za Bukombo za Kabizo ngo yahagabye ibitero ngo ibi bitero ngo bikabyasize biguyemo abasirikare benshi ba FDL ndetse n'abazarendo n'abasemusi mu kugaba ibitero nyuma yuko ngo bahatikiriye abari basigaye ngo bamanutse rwose ngo donc ngo bari bafite ubwoba ngo bavuga ati nituramuka duhagaze na hariya bashaka kuza kwadupfupfunura icyaje kuba rero nta kindi nuko baje kugira gutya rwose ngo abagera kuri 20 bahise bakumanukira rwose ingoho zabo bazikubita ibitugu berekera ahantu bita Imurimbi ku birindiro cyangwa se ku biro bikuru cyangwa se ku ahari igisirikare defense ya M23 harajura za Rushugunda bamanuka rwose baritura biripotinze reka dukoreshe iri jambo niryo rirumvikana neza bahise biripotinga iri jambo ry'icyongereza niryo ryiza rwose bahise biripotinga muri M23 inkuroro irimo irangeraho nuko bamanukanye cyangwa se bajyanye
yo imbunda 15. Donc mu basirikare 20 cyangwa se mu bazarendo 20 abagera kuri 15 nibo bari bafite imbunda, abandi 5 ni byari barabereye ni intwaro gakondo, ni amatopito, ni intwaro gakondo. Ibyo rero nuko bimeze, nta nubwo ndibuze kubigaruka ibyo uyu munsi ubwo ibiri kuba muri iki gitondo rwose biraba muri iki gitondo. Wambwira nkaye mu betro yo yakire nk'aba dafite imbunda bakira nk'abasirikare bakira nk'abasivili nuko badegari mfasha none se babazi bakatara abasirikare oya gahunda babaje nyine nazo urumva ko muri 2015 bazi bapfa ko bambaye umwenda wa gisirikare. 23 mwarago kandi umuntu arishungusha araje ngo umusirikare nta ntwara agira uko bimeze. So rero icyo nshatse kuvuga ni icyaha hantu reka banze mbwira abantu ko aya makuru tuba tuvuga nayo baye ku munsi w'ejo. Ubwo ibyo uyu munsi nabyo tugiye guhita tubikurikirana, murabona tuba twazindutse niba ikiganiro kibagezeho ku isaha ya 10:00 mu by'ukuri urumva ko twe tuba twaje kare. Birashoboka kuba rero nta n'ahantu haba hari n'urugamba, ahubwo tuba tubagezaho ibyabaye ku munsi w'ejo by'umwihariko masaha y'umugoroba. Nibyo tuba tugenda twibandaho, nibyo tuba twabonye mbese muri ayo masaha mbere yuko tuza. Ubwo ariko niba byabaye mu masaha akuze nko masaha 2 z'ijoro, saa 3, saa 4 so nibyo tuba tubagezaho. So hanyuma rero mu by'ukuri wambaza guti ubwo ahangaha abasirikare bindi turaza kubimenya. Wambaza guti muri peti bimeze bite? Rwose hariya naho ngo ntago byoroshye ku munsi w'ejo nabwo habaye imirwano, ariko bitewe nuko nta kwindi mu gace. Donc nava ngo ni bya bindi bagira gutya rwose bakerekezanya imbunda mu ntera ndende bagakozanyaho bakarasana, hagira abasimbura abandi, hagira abasimbura cyangwa se abatsimbura. So ejo rero nabwo niko byagenze, ariko nta wigeze atsimbura undi, bose bagumye aho bari rwose. Ariko andi makuru mfite atari ivumbi ikikwereka ko ahantu M23 yagiyeyo ndetse itanateze no kuvayo ibyo FARDC barimo bakuramo amerwa asubire mu saho, ibyo ari kwigira batuze nuko M23 arakumbona yari karungura M23 hari ahantu ikikwereka ko bari seriye yamaze kwerekezaho za mbunda nini cyane z'imisada zimwe za artillery. Ahantu ro hagiye artillery sinzi ukuntu wambwira ngo kuharekura ntago yabirimo, baraza kuharekura. Ibi ni mission impossible, ntibishoboka naka na gato. Itangazo si abasirikare ba FARDC batangarije abaturage batuye ahangaha muri Peti na za Minzenze, ukamanuka za Maremo, ukamanuka na za Karembe, bababwira ko bagomba kuvayo ngo kuko bagiye kwakora imperuka. Iyi mperuka yaba ari iyi, bagiye kwakora imperuka ngo barakora imperuka hese guhera ahangaha Peti, Minzenze, Maremo na Karembe, ngo abaturage bavemo ngo kuko ibintu bagiye gukora, ngo ibintu bagiye kumanuka bari gukora. Ariko se ubwo wowe ibyo bintu igihe bahere bavuga ibintu ngo barakora ibintu kuko ibyo jambo ryagutangaza. Buri munsi turakora ibintu, wabona bavuze ngo barakora ibintu hakaza babesha gisekedi ngahangaha guhana twahagarusha. Ubwo rero mu by'ukuri nibareke gukinga ibikarito mu maso, ahubwo bavuge hari icyo bakoze, bavuge bati twahakoze. None se bari guteguza umwanzi uramuteguza mbere yo kumwataka. Ni ngombwa ubanze nyine rega kubwira umuturage bumeze nk'urukubwira umwanzi, kandi badashaka kwica abaturage. Kuko umuturage nibabona aduyi nabona ari guhunga leta avuga ati bavuze ko bagiye kuhakorera ibintu bidasanzwe. So rero icyo navuga, niba hari ibyo batekeneye gukora niba biceceke baze kubikora, nta muntu babibwira. FARDC ngo ari imbunda bazanye ishobora kurasa mu ntera y'ibirometero nka 40. None sinkubwiye ko yo 23 no ihafite za artillery, ngo ku buryo kinga imbunda bashobora kuyishyira muri pinga ikarasa hehe, ikarasa hano za Maremo, ikarasa za Minzenze, ikarasa hano za Karembe, bibereye ipinga. Ngo rero ngo bakanga yuko abaturage bashobora kuba bahura na barperdi, ngo ari mpamvu ariko babwira ngo bavemo iki kibunda batangire kugikora mu mbarutso bavuyemo. M23 ngihure nakaga. Je nakubwiye nte M23 barimo baragenda begera imigi. Sinzi rero impamvu nyamukoremo kugenda begera imigi, hagikangwa nibihinda nka Kagoma. Rwose ntabikangwa nibihinda nka Kagoma. Iriteguye icyo nzi cyo barabundana. Ahantu haraza ko barimo umubundano uteye ubwoba. Urabona abo basore barimo barareba aho ngaho muri ibyo bice bya Zapet ukuntu hameze neza. Barangiza bakavuga bati ewa tikuhava ntibishoboka.
ni kama mbaya ahangaha rwose. ariko nanone ngiye biraza nkumva kuba ari abaturage ibindi bakwikuramwe akabo karenge kugira ngo ubwo ruraza kwa ruhinanye abagabo baze kumva n'imbaraga ariko ubwenge kuko baravangaho inzovu zirwana ibyatsi biraharenganira. we yamaze gukuramo ake karenge baragiye, urabizi bamwe bagiye bahungira ahantu bitazagashuga, bari mu bigo by'amashuri ndetse ngo n'ibitaro nimwe bagiye bahungira, n'insengero na imini insengero bitaro wapi insengero n'amashuri So, rero urumva aba bandi barimo basigayemo nabihanduza cumu cyangwa se nababuze uko babigenza, ni baba ndavuga ati aho kwicwa n'inzara tuzicwa n'amasasu rwose. So, rero nguko uko update zanje cyangwa se sina makosa ibyo nateguye nuko bihagaze, nawe noneho nguhaye umwanya rwose, injira muri Masisi wikoze na he hose ugenda uringanyiza ibintu. Ndabizi hari abari bakeneye kumva ngo ese muri Masisi bimeze bite, gusa usibye ko mba nabanopfeshejeho kuko hano muri za Sake naho ni muri Masisi, so twagiye rero. So reka duhere ahangaha rero muri sheferi ya Bashari, ariko by'umwihariko muri groupement ya Mokoto. Ahangaha ni muri Kirumbu, tandukanya Kirumbu na Kirumba iba muri Rubero, ariko iyi Kirumbu yo iba muri Masisi. Mu masaha y'isa 3 niho drone yanjye yanyerekaga iki, nagendaga ndeba muri radari zayo inyereka uburyo fighter ahangaha bita ryagoro isaso byavuzaga ubuhuha. Mu masaha y'isa 3 z'ijoro rwose drone yanjye yari update rwose, gendaga imbwira ati dore aho bimeze gutya, dore uko bihagaze, situation yose yagendaga igira ute yimpereza rwose. Nyuma yuko nababwiye uko aha ryagoro hari ibirindiro bya M23 ariyo centre ya Kirumbu, ariko hakurya aho bitazabutumba rugina za Matembe hakaba harakomezaga kugenda hagaragaramo wazarendo nubwo zitagiraga icyo bita adresse cyangwa se aho zibarizwa, kuryo M23 itabaga yamenya hire bashakira, usibye ko wenda yabaga M23 yaragiraga gutya igakora nk'amapaturi kabikaciranye nabo mu mihanda ikabafata ubwo, ariko ubundi ntabwo yamenya aho ntabwo yabaga yamenya aho yagira ute aho yabashakira. Amakuru dufite dukesha drone yacu atubwiye ko abangaba binjiye baje hano ryagoro muri iri joro ryakeye, baje baturutse aho bita Nyabura Kuruzini. Abantu bazi za Nyabura Kuruzini ngo niho baturutse, nubwo bagenda bikusanya ariko mu by'ukuri ngo kugiza amaginga ya mwiriya navuga groupement ya Mokoto nta hantu wasanga defense nimwe ya Wazarendo cyangwa se ya FARDC, yaba ari zabayinyasi, yaba ari navuga zabara abasirikare bandi ba Wazarendo, ntaho wabona bafite aho babarizwa ku buryo ki M23 ifite aho yabashakira. Ubwo no muri iri joro ryakeye ngo nibo bagize gutya rwose bari kusanya kugira ngo binjire ahangaha ryagoro kugira ngo barebe uburyo barasana na M23, nubwo ngo bitaje gukunda, dore ko burya ibirindiro bya M23 hano sinzi ngo babikoze mu buhe buryo, ibirindiro babisize hagati noneho mu centre, ariko buryo basizemo ibirindiro mu centre yari mu masaha y'ijoro, basohoka mu centre bakayizunguruka bakayisiga hagati, ibirindiro cyangwa se defense igasigara yonyine, bagacungira umutekano hanze. Wow, ndo igwahese umwabajije ngo mbese ngo izo Wazarendo na FDL bari guturuka he, akakubwira ati ntibakigera aho baturuka, ngo nta hantu nta shikiro bagira, nta shikiro bafite, ngo ntumenye iyo baturutse ngo bameze nyine bameze nk'injya gasozi. ndabyibutse. Ubwo rero ngo M23 iyo bitewe ko ari inshingano zabo gucunga umutekano w'abaturage, nibyo defense iri hagati mu baturage hafi y'isoko, ariko umutekano bawurindira hanze y'isante. Rero ngo baje bazi ko bagiye kwinjira, ngo bagahita bafatirana kwinjira muri iyi santere, kuko babonaga ko nibamara kuyinjiramo M23 kubakuramo biragira ute birabagora. Korajya bagenda bayicenga mu mazu bize kugora iki M23. Ubwo nimba ari n'ubwambuzi bari bagambiriye, bari kwa bamwe bari no kwambura, abandi ari kugenda bagira ute bahangana ni M23. Ibintu ro byaje kuba bibi, baje mu by'ukuri, ariko mbere yuko kugira ngo binjire mu santere basanga M23 yagize ute yarafunze, yaradanangiye amarembo yose yinjira muri iyi santere. M23 yamaze kuyadanangira, icunga patrouille kuhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1 z'igitondo. Ikikoreka ko iyi centre ya Ryagoro ibirinzwe ku rwego rwo hejuru. Saa 3 n'igice niho drone yanjye rwose muri radari zanjye yangiraga yuko M23 ibamereye nabi, ubwo bagwaga muri iki gico bakagwa muri ambush
buryo umuntu waguteza ari mu burinzi ukaza kumugwaho ni nko kugwa muri ambush. M23 yabakubise irabarasa ku rwego rukomeye cyane, aho rwose nagendaga ndeba muri radari yi drone yanjye iri kugenda inyereka aho bageze. Nge nayibajije atese bagiye kubakura aha ngaba bamutse za Butumbarongi. Arambwira ati by'uri kwivugisha sina makosa ntabyo uzi, Butumbarongi nayo irimo M23. Ndavuga se ati none baraja za Matembe, ati byo na za Matembe ntibahinguka kuko naho M23 igizute iriyo. Ati se none kugira bagera ngaha ryagoro banyuzeye, ati bagiye baca mu mibande hasi mu bishanga ku buryo batanyura mu busozi M23 igizute irimo. Ati twagiye kora tubona bageze mu marembo ya ryagoro, ariko ntago bigeze baturuka za Butumbarongi kuko batabasha kwa bagirote bahakandagira. Ibiro byatumye M23 rwose muri joro ryakeye ibasha kuba yabarasa ku rwego rwo hejuru, ariko amakuru nabashije kuba nabona ngo nuko aberekeje aho bitazacyogero, nyuma yuko rwose ubona ko bari baje gahunda yabo ari uguhungabanya umutekano wahanga rwose ryagoro. Ubona ko ari ni centre rwose abantu bayizi, ni centre iba nk'ubucuruzi cyane, usanga nabo kurangura b'abacuruzi bazagahira na za Kinyana na za hehe hose. Ubona ko bajya baza kurangura aha ngaha n'abaturuka navuga niyo za Butumbarongi, abandi bakava muri bice bigiye bitandukanye bose baza kurangurira hanga. Ubona ko ari centre igizute, ari centre ikomeye cyane. So ubona ko rero izi bazarenda mu by'ukuri zari zigambiriye kuba zahungabanya umutekano aha ngaha muri ryagoro, zitaje kuba zahirwa n'ibyo zari zirimo, dore ko M23 hariya ikomeje kugenda rwose icungira umutekano abaturage ndetse n'ibyabo, kuryo babasezeranije yuko nta cyabo kizongera kuba cyahahungabanira. Nyuma yuko mu minsi yashize twigeze kubatangariza inkuru yuko wazarendo bagize gutya rwose bagaca muri humye M23 bakaza gutwika amaduka y'abaturage bavuga yuko ngari amadepo y'ibyo kurya bya M23. Guhera icyo gihe rero M23 ngo yihaye intego zo gucungira abaturage umutekano igihe cyose, kandi ko nta gihe bazigera babatererana. Fighter rero bakaba batubwira ko izi abasirikare ba M23 ngo badashobora kurekeraho, bashobora no kuzamanuka aha ngaha rwose navuga navuga ahangaha za Cyogero, bakamanuka ahangaha rwose za Nyabura ndetse bagakomereza na za Kamonyi, bari guhiga izi wazarendo zidafite aho zibarizwa mu by'ukuri, zikomeje kugenda ziba ku misozi ariko nta adresse zigira, kugira ngo nibura abaturage bakomeze kugenda bizeye umutekano navuga 100%. Urumva ko rero ahangaha ntabwo bimeze neza naka nagatoya. Aba rero nabari barana muri ryagoro, ahubwo reka tumanuke zagahira naho muri bahanga zacyungo rwose ni munsi navuga yahanga zabuhimba, aho rwose navuga ku munsi w'ejo Fighter naho ngo rwari rwongeye guhinana. Ubona ko M23 mu by'ukuri iyi Masisi ngo inyote kuba yakwinjira ku zone cyane rwose rabinyotewe. Arega ku zone wibuke ko mu by'ukuri navuga ko ariho hantu nko ku base niho ubona FARDC ndetse n'abambari bayo bari gutegurira kuba bakwataka iyi M23. So urabona ko rero anga zacyungo naho ku munsi w'ejo batubwira ko rwose ibintu byari byamaze gufata indi sura. Ubona ko M23 naho yari yongeye kuba yagabwaho igitero n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abambari babo, nubwo mu by'ukuri M23 bakubwira ko itarahabwa uburenganzira bwo kuba yambuka umugezi wa Rushoga kugeza maginga ya aho twababya ko M23 yambutse Rushoga. Nahangaha wenda twavuga hano za Rubaya, ugafata hano za Bihambwe, ugafata za Matanda, ugafata za Kinduzi, aha ni hakurya ya Rushoga. Ariko uhereye ahangaha navuga za Rurambo, za Buguri, ukamanuka ukajya za Karongi, ukajya za Rubari, muri bice ntabwo M23 irambuka uyu mugezi wa Rushoga, dore ko mugezi ukomeje ukamanuka za Muheto, ukamanuka za Gahira, ntabwo barawambuka ngo babe bagera hakurya. Bakavuga ko rero M23 ngo nayo iri muri processes z'ukuntu yakwambuka umugezi, kandi kuwambuka ngo bizaba bitanze iki, bizaba bitanze urufunguzo rwo gufungura iyi Masisi zone, nkuko abakomeza kugenda bakurikirana ibyo urugamba bagenda babitangaza muri rusange. Ubwo rero ku munsi w'ejo Fighter ngo hakaba rwose haraba imirwano yafashe igihe cy'amasaha agera muri 4, nubwo mu by'ukuri FARDC mu byari gambira rishaka kugira ngo yigarurire aka gasozi ka Buhimba ndetse ikaba yazamuka nahangaha rwose za Bigogwe, ubwo ndavuga muri Gahira, ariko ntibishize kuba byakunda. Dore bita rwose General Autoproclame Inyasi akomeje kugenda ndetse no bita Jean Marie bakomeje kugenda bongera imbaraga muri ya ndetse bahamagaza n'imisada muri FARDC, ariko bigakomeza kugenda binanirana. Ubwo rero urumva yuko muri territoire ya Masisi mu by'ukuri ntago byoroshye naka na gatoya, ubona ko ibintu
byamaze kuba biba ibindi sinzi ngo niki FARDC irakora kugira ngo ibe yaburizamo ibitero M23 iri gukaza umunsi ku munsi, ariko ubona ko M23 nayo ngiri kongera abasirikare mwabira bice nyuma yuko ngo biteguye kuba bafata ibindi bice, rero kubifata bigasaba yuko n'abasirikare bo kugenda babikavaringa bagomba kuba bari hafi mu by'ukuri. Ngibyo rero ibikomeje kugenda birangwa ahangaha muri territoire ya Masisi, ubona ko bitari buze kuba biza koroha ku mpande zombi muri rusange. Yes, ubwo rero reka dutunge nitoroshi hano muri FARDC bakakubwira ko noneho icyo bita balikanisation kigiye kuba ku mugaragaro ku ruhande rwa M23, ku ruhande rwa M23 batangiye rwose rwahumuye ni nyuma yuko gisegeti yavuze yuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda itegeko nshinga bagiye guhindura, bagiye kuvuga ko bazashyiramo ingingo ivuga yuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda atari abakongomani. barabihindura batese kandi ubwo rero ibi bintu abagenda basesengura politiki ya Kongo bakavuga ko bizahita bihereza ubudahangarwa M23 bwo guhita bukora balikanisation. Bakavuga ati noneho nimba tutiswa abakongomani mureke tube aho dufite hitwa iwacu. Giseke darashaka kuhatanga ku neza arahatanze rwose arahatanze pe Goma arayitanze Kivu y'Amajyaruguru yashyize ku kiranguzo arayitanze neza birarangiye. Nabyo ibintu kuri kuvuga Kivu y'Amajyaruguru nyine udatavuze ni y'Amajyepfo. Ndabona rwose ndabona ibi bice rwose M23 ahubwo tukibaza ngo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru babisatura bikaba kimwe igihugu kimwe cyangwa byaba bibiri. Ubwo ni Kivu yose, Kivu y'Amajyepfo na y'Amajyaruguru yose yaba Kivu imwe. Ubwo yaba Kivu y'Amajyepfo aba na Kivu y'Amajyaruguru zose zaba kimwe. Kivu nuvuga ngo cyakwitwa ngo Kivu Republic, none kaba hari Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru ariko byose ari Kivu Republic. Ubwo ari igihugu kigenga. Ibi bintu rero fayita ko numva ibintu bitoroshe. Giseke yavuze ati itegeko nshinga ngiye kurihindura, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda tuvuge ko atari abakongomani, kuko barabivugana n'ibyabo na hari ibyabo buri ubwo nabyo si ibikongomani. Ubwo rero ukuntu bimeze Borone barazimura mu itegeko nshinga byavugaga yuko umuntu wavukiye muri Kongo cyangwa se uwahakuriye n'uwahavukiye bose bafite ubushobozi bwo kwitwa abakongomani. Waba uvuga ikinyarwanda, waba uvuga iringara, waba uvuga igiswahili, upfa kuba waravukiye fini. Gisegeti rero ngo yarebye abona ngo ibi bintu aribyo byateje akavuyo, ngo katumye ngo CNDP ndetse n'izi za RCD n'izi za M23 zikomeza kugenda zigamba ko ari abakongomani nyamara atari bo. Urumva ngo rango akabashaka kuba yahindura itegeko nshinga agashyiramo ingingo ivuga yuko abavuga ikinyarwanda atari abakongomani. Abantu bavuze ngo birarangiye Gisegeti iki gihoga gitanze mu bwenge bwinshi cyane, ati M23 mwicare mutangira muserebure kuko igihugu muragihawe. Yabateretse umunyaburo, yabatekeye igihugu ku isahani, avuga ati namwe nimwirire kuko aho twahereye ndabona ntacyo twagezeho. Bivuze iki fayita? Bisobanuye iki? Niba koko aba bantu bavuga ikinyarwanda baramutse batiswa abakongomani nk'uko bivugwa, bivuze iki? Ntabwo bazata ubutaka bwabo. Nibyo nahoze nkubwira. Iki kintu wacyumvishe? Nibyo rwose nahoze nkubwira. Ntabwo bazigera bata ubutaka bwabo. Nahoze mbikubwira ndavuga. Ikindi cya kabiri naho Gisegeti afite azabashyira. Ubwo nabari hano iwacu mu Rwanda barasubirayo da, kuko bashobora gukomeza kuza tukakomeza tukabakira abandi bakajya muri Uganda bikarangira rwose Gisekedi. Ariko se ko nabonye bari kubikemurara M23 ntabwo yabakundira. Ubwo rero aya magambo nk'aya Giseke abavuga niyo agenda aho imbaraga ye mu 23. Uyu mugabo nawe mu bantu bagenda bayitiza imbaraga mu bintu atazi akoresheje umunwa we. Iki kintu fayita n'abatavuga rumwe nawe bavuze ko iyi ngingo ashobora kuba ari iturufu ikomeye cyane yo kuba Gisegeti agiye gutanga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bikaba ibihugu byigenga, ari ibintu bibaye mu bwenge akoresheje itegeko nshinga. Kuko aravuga ngo Makenga ntabwo uzamubwira ngo ajye kuba mu Rwanda atari umunyarwanda, ibi ntibibaho. Ntabwo uzabwira bita Bodo ngo ajye kwa Uganda atari umugande asize gakondo muri Kongo. Ati rero iki kintu kigiye guhereza imbaraga M23 ndetse noneho bavuga ati okay ntabwo turi abakongomani ahubwo twe turabo muri Kivu. Umugabo birashoboka cyane. Mfite fact imwe
cyangwa se ebyiri zigaragaza ko Gisekedi ibi bintu yabikora. yabivuze. Gisekedi ni umwe mu basirikare cyangwa se nanjye ng'abasirikare, ni umwe mu baperezida ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mvuze umwe mu baperezida, simvuze ngo niwe mu perezida. Ni umwe muri bo, ni umwe mu baperezida batumye hano muri Kongo, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo hapfa abaturage benshi bo barapfuye cyane. Nyuma rero ko uyu mugabo arimo aratekereza buriya akavuga ati nyamara nubwo mfite iminite, mfite ubudahangarwa butuma rwose ubu ngubu nta muntu wamfata ngo babe bampambira, akavuga ati ariko ejo cyangwa ejo bundi manda yanjye niramuka irangiye bashobora kumpambira nakurikirana, cyangwa se bakanampambirana, batanampambira bikakurikirana n'umuryango. yego. Akavuga ati rero kugira ngo ibintu mbikemure, noneho mbikemure burundu, akavuga ati reka noneho yewe barabagomba rekere biriya bintu byabo bazakurikirana iby'iyi wabo, yewe ngubwo ibyo bintu bimbivemo, ibyo bintu by'iwabo by'iyo ruguru mbivemo, nikurikirana iby'iwacu, nikurikirana ibyani Kinshasa n'ahandi hantu mbona hashoboka. ati hari aho ndabona ati wenda hari urwo rudodo n'iki ntabwo ruzankurikirana cyane, na pressure yabigabanutse reka kuri igitutu. Hari urabona biriya bintu abishyizeho nk'ahari akavuga tubu tugiye gushikuraho amategeko nshinga dushira aya n'aya yakwiyongeza nk'ingoma 300 cyane. hari sinzi ko hari abavuga ba Maritini Fayulu baravuga ukabona rwose birangiriye aho mu mvugo. Abitwa ba Moise Katumbi Chapwe nubwo ari babagwiza tunga baravuga bikarangirira aho ngaho. Patenize mu kwege nabo nuko nguko nta kintu bahindura hariya. Ubwo rero mu by'ukuri iyo ni proof ya mbere mbona, akavuga ati rero iyi M23 aho kugira ngo izahore imbangamira ngo mu by'ukuri ngo dukora ibibazo dukora tudacana uwaka n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'iki, ati reka ngire gutya mbire kure hakiri kare. Iyi ntambara ishobora kuba igiye kugera ku musozo. Ibi ni ubusesenguzi bwa fighter ari fine. Iki kintu rega n'ibitegeko nshinga rigiye kuvuga ngo hari abo twemera hari nabo tutemera. Abo temera bareke baba aho bababiye, nimba utabemera ntunagomba kubayobora, utabemera reka biyobore kuko ntubemera. N'iryo tegeko nshinga washyizeho wavuze ko atari abanyagihugu bawe, reka aho bari rero baba igihugu kigize ute kigenga. Bakakubwira ko iki kintu Gisegeti nikiramuka kibaye M23 biraba bibaye fini, kandi ariyo mpamvu n'abakongomani bakubwira ngo mu by'ukuri nubwo wanagisegeti akomeje kugenda yigira nyoni nyinshi, atariko mu by'ukuri nawe mu buryo bwo gutanga Ikivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ashobora kuba bifitemo ukuboko. Ngariyo mpamvu ari guforsa yuko itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo abanyakivu bose babe igihugu kigenga, igitutu bamushyiragaho gise n'ikigabanuka, arebe ko yaryama agasinzira. Ubwo rero Kongo barikarization yahumuye, yanutse we. Twikomereze ubwo rero M23 nayo ibyo ntago iri kubyitaho, urugamba rwo iri gukomeza kugenda iri kwakserera umunsi ku munsi. Rero inzara mu bapolisi hariya muri Kongo irimo iravuza ubuhuha ngo mu bapolisi ruri gukinga 5. Hano umupolisi rwose bahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakubwira ko rwose ngo atari bo atari abasirikare gusa batari guhembwa, ko n'abapolisi rwose iyi karande yamaze kugeramo rwose, ngo sinzi wagira ngo rwose iki gihugu hari umupfumu kitishyuye ukomeje kugenda bateza karande. Ubona ko mu by'ukuri ngo abapolisi ahangaha bari kugera igihe bajya gusaba ibyo kurya mu baturage. Aha ni hehe? Ni hano mu mujyi wa Goma. Abapolisi akagera igihe akagera iwawe ari umupolisi w'igihugu akicara abyira ati nyaboneka nimba ufite agafuka k'umuceri wakira hamwe kiro nkagenda akareba uko madamu yabiringaniza. Iki kintu kikagaragaza ko ngo mu by'ukuri iyi miyoborere ya Kongo yamaze kuzamba. Ibaze inzego z'umutekano w'igihugu zigera igihe zikinaga mu baturage, abapolisi bakajya ibaza aho bari kugenda bagasaba n'ibiryo bihiye, agasaba ibyo kurya bihiye, ngo rwose imibereho yabo iri mu mage, babayeho ku rwego rubi ku buryo kifayita utabasha kuba wabisobanurira uwo ari we wese. Ibintu byamaze kuba bibihanga. Yes, ni ikibazo gikomeye cyane rero bagana sina makosa aho umupolisi mu by'ukuri ariko rero ku rundi ruhande nibura n'abazarenda uko babigenje byagira amahoro aho kugira ngo bibice bambure bagire bati bari kujya gusaba
nje rwose nk'umuturage w'Igoma mbaye mfite ibyo kurya mfite ikira kito akaza kunsaba ariko bite nuko aje nuko ameze yari gusaba rwose ntago ari kwambura namo hari ashobora kukubwira ati rwose tumaze amezi 2-3 tudahembwa ariko nanone fighter ibi bigaterwa nakora kugenda gisegeti afata amafaranga y'igihugu akayagurira intwaro aho kugira ngo ayahereze abakozi b'igihugu ayahereza abanyagihugu bakorera igihugu ahubwo akajya kuyapfusha ubusa guranga ibitwaro bidafite icyo bitanze ku rugamba nyamara ugasanga abasirikare abarimu abapolisi wenda agashara karabuze wenda mbere wenda y'intambara mbere yuko 23 yobura intwaro yabahembaga neza byabaga bimeze neza n'abasirikare byabaga ari shambaritse bose wenda yabaga ari makeya ariko yarabonekaga ariko ubu ngubu ho rwose buryo babayemo no buryo bugayitse nge nagiye mbona rwose amavideo bari kugenda babafata sanga umupolisi bamukubise urusorori rw'umuceri ari kurwahuranya ukabona rwose ni ibintu biteye agahinda ubona ko mu byukuri imiyoborere y'iki gihugu cya Kongo igeze mu manegeka bameze nabi ubona ko sinzi ngo niki uzaza kuyobora Kongo azakora kugira ngo iki gihugu cyongere kigire nibura ubushongore n'ubukaka bwacyo kuko ubona ko aho kigeze ni hahandi umwanzi yifuza aho gusengerwa rwose nabo gusengerwa kuko ibaze fighter ngo nimba bigeze igihe abapolisi b'igihugu abasirikare b'igihugu batangira kuba ingaruka navuga zinzara zibageraho nyamara ari abantu b'abakozi b'igihugu ibaze babandi none badafite akazi muri leta badafite uko babayeho wibaze ngo bo babayeho bate ni ikibazo ubona ko rero ahanga rwose ngo mu bapolisi rugukinga 5 bitewe nuko ngo bamaze igihe kirekire none ngo n'abasirikare bo ngo rukuntu bagira gutya bakubita $20 20-30 bitewe nuko bigaragambije bakabona byakaze abapolisi bo rero n'abanyamahoro nta myigaragambyo nta kugira ute ariko nayo bayabonye barasindaye iyo bayabonye hanze agahinda ko bajya kukamarira mu kabare bari cinege ugasanga kugwirirana mu mihanda zenga mu biki byose ibintu byazambaguritse twikomereze n'andi makuru dore n'igihe kirimo kugenda cyihuta bimeze bite tubwire n'andi namwe mu makuru ateguye yandi ubwo rero katugaruke ahangaha muri Rucuro naho gusanga ngo muri za Nyamirima ahani muri groupe ya Binza M23 ngo naho iracyahigize FDL ziri mu ngomo mu makuru agenda tugeraho ngo nuko muri Nyamirima haje kuba hafatwa abagera muri 4 ba FDL ubwo ni muri bya bitero navuze byabaye ku munsi w'ejo byabashegeshe kuko bamwe ngo bagize gutya bari reportinga biripotinze kandi aha hantu za ntuza za muri imurimbi niho bagiye kwiripotinga ubwo urumva ko ntago bari borohewe ntabwo borohewe rero nahazanye Mirima rwose ubona ko ibintu bimeze hano werekera za Shasha ku mupaka za Uganda ubona ko rwose hano ntago nabo byo ngo baje kuba biborohera nyuma yuko izi FDL ngo nyuma yuko M23 yazishwiragije zigahungira hehe zigahungira mu mashyamba zagero zikabura ibyo kurya ngo ari ukuntu bari kujya bagira gutya bakinyabya bakaza mu giturage gushaka ibyo kurya bagira muri iki giturage M23 ikaba yabafata rwa mikono ibingibi rero ngo bikomeje kugenda nanone bituma abaturage bari abagenda bishimira akazi M23 iri gukora bitewe n'izi FDL kugenda ifata mu byukuri ariko ngo cyane cyane mu masaha y'ijoro niho ubona ngo bagenda baza rwose bashaka kuba bakwambura ibyo kurya cyangwa se n'ibindi nkenerwa bitewe uko ishyamba barimo rwose ngo nta byo kurya birimo usanga rwose inzara yarabagongoranije bigatuma rero ngo baba nkabihanduza cyo cyangwa se baba nkabagiye kwiyahura bakiyahura ahangaha mu bice M23 irimo bari gushaka ibyo barya cyangwa se bari gushaka imibereho muri rusange ubwo rero kumva yuko rwose ibintu bitari buze kuba byorohera izi FDL mu byukuri zikomeje kugenda zihigwa bukware n'uyu mutwe wa M23 mu byukuri aho tubona ko iyi Rucuro rwose FRDC FDL ndetse n'izise zari zarayizoguruje ariko uko biri kugenda rwose bifata indi ntera niko rwose n'ibintu biri kugenda bikemuka umunsi ku munsi bitewe nuko M23 iri kugenda ibihereza umuronko muri rusange muri Kivu y'Amajyepfo rero naho ntabwo bimeze neza abize rwose Kivu y'Amajyepfo ntago wagenda utayivuzeho we rwose bafiteho za drone zanjye ziba zigenda zimpereza amakuru nyuma yuko abasirikare bari hano rwose muri centre ya Minembwe bakomeje kugenda bakora ibikorwa navuga by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwambuzi abasirikare cyangwa se uyu mutwe watwirwaneho ukuriwe no bita makanika bamaze gufata umwanzuro ko bagiye gukubita iyi rwose Minembwe nayo bakayikuramo
nayo bakaba rwose baza kuba bayigarurira ndetse abaturage bari umu bakaba bacungirwa umutekano. Ni nyuma yuko rwose aha muri Minembwe hakomeje kugenda hagaragara rwose ihohoterwa cyane cyane ku banyamurenge rwose bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa bamburwa bashinjwa kuba ngo bakorana n'uyu mutwe wa Twirwaneho, bigatuma rero rwose abaturage cyane cyane bo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo batagira gushyira no kwizana bitewe nuko hano nta burenganzira bafite, ndetse yaba ari kurema isoko, yaba ari kuba batembera mu masantere, ubona ko bagenda babangamirwa n'iki gisirikare cya FARDC muri rusange. Uyu rero mutwa Twirwaneho uyoboye no bita makanika bakaba bavuze yuko bagiye gukora ibishoboka byose ibice birimo abanyamurenge navuga bikirimo FARDC bagiye kugerageza uburyo bahagaba ibitero bakaba bakuramo abo basirikare ba FARDC bakomeje kugenda babangamira aba baturage muri rusange. Ubwo rero societe civile iri hariya nayo ikavuga yuko ikomeje kugenda inenga imyitwarire ya FARDC mu by'ukuri, ubona ko bazanywe hariya ari ugucunga umutekano, ariko kuwucunga ugasanga baragenda bawuhungabanya, dore ko rimwe na rimwe usanga habige baraye bari kurasa, ugasanga abaturage baraye rwose badatuje, cyo bita kurara rwa ntambi bitewe mu by'ukuri n'abasirikare kandi byitwa ko ari bakagobye kuba babacungira umutekano. Nyamara bakakubwira ko abari mu bice navuga ubwo hari ababyita imihana, abari mu mihana navuga Twirwaneho irimo bakaba bameze neza rwose ngo batuje barya bakaryama, ndetse n'ubutunzi bwabo aho burinzwe nta bantu bakiza kuba babavogera cyangwa se ngo babambure nk'uko byari bisanzwe mu gihe cyashize muri rusange. Ni mu gihe rwose uwo bita hamuri yakutumba ndetse no biro z'ibishambuke bo bari gushwambagurana umunsi ku munsi rwose, nabo ntago bari gucana uwaka, dore ko nyuma yuko bari barakuwe mu kiswa Zarendo bakaba barongeye kwicamwe ibice, ndetse bakaba bari guhigana bukwari bavuga ko rwose rusibiye aho ruzanyura, ubona ko mu by'ukuri iyi kiva amajyepfo nayo itorohewe naka na gato. Ni mu gihe rwose nimbonera kure nazo hariya muri operation bavuze yuko ngo bagiye guhiga iyi Red Tabara, ariko mu by'ukuri ugasanga Red Tabara nayo yamaze kuba yihina muri aya mashyamba kugira ngo izi mbonera kure zizabasanga mu zibe zabakuramo, byakomeje kugenda bigorana. Ubona ko rero ahangaha rwose naho n'uruvangitiranye, urumva ngo za Mayimayi Yakutumba, ibiro z'ibishambuke, wumve Red Tabara, wumve imbonera kure, wumve n'inyatura zisanzwe, mu by'ukuri aho ubona ko rwose ibintu ahangaha naho ngo ari akavuyo kadafite rwose aho gashobora kuba kagarukira, mu gihe rwose hariya bagitekereje kuba Red Tabara navuga plutôt iyi Twirwaneho ari ishobora kuba yaba aho hari umutekano, naho ngo iyi mitwe yose yewe na FARDC aho bari nta mutekano uharangwa bitewe n'ibikorwa byabo bibi bagenda bakora umunsi ku munsi. Ugasanga rero societe civile agenda yamagana iyi mitwe yose avuga ati nubwo rwose mwegamiye kuri leta, ariko mu by'ukuri ibyo mukora ntago bijyanye n'ibyo mwara hamagaro cyangwa se n'ibyo mwara tegetswe gukora, usanga bihabanye n'amahame ya FARDC ndetse n'imiyoborere ya leta ya Kongo. Ati rero niyo mpamvu rwose tutazigera tubashyigikira, ahubwo tuzashyigikira iyi Twirwaneho ikomeje kugenda ibungabunga ubuzima bw'abaturage batari bakeya ahangaha mu mihana bya za Minembwe muri rusange. Nibize kwatungura rero mwumvishe uyu mugabo bita makanika yongeye kuba yagaba ibitero biremereye cyane kuri iyi FARDC ndetse n'abambari bayo ahangaha muri Minembwe muri rusange. Yes, ubwo rero ibya hano muri Minembwe nuko bimeze rwose muri iki gitondo, murumva ko ibintu bitoroshye naka na gato. Ubwo igikurikiyeho nuko turi buze kureba ukundi kuntu mu by'ukuri twamenya n'andi makuru yuko bibyutse byifashe tukaza kuyabagezaho. Aha rero naho na hantu n'ubundi navamo naho hari imitwe myinshi cyane rwose yitwaje intwaro, aho usanga bitwa ba Mayimayi za biro z'ibishambuke, zitwa Mayimayi Yakutumba, ugasanga yo rwose Mayimayi Marayika ugasanga rwose yo bitarayira mutomboki za Gumino ziriyo, izitwa ni nyine Twirwaneho rwose yo yahagurukiye kwirwanaho, Red Tabara, FDL ni donc hari imitwe myinshi. Niba bakubwiye ko muri hano hari imitwe igera muri 400 hano muri Kivu amajyaruguru plutôt muri Kivu mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo nahanga yaba bahitamitsemo. Rero nuko nguko ibintu biba bimeze. Hanyuma turimo turasoza, ubwo turaza kureba na hano muri umujyi wa Goma, tugiye kureba drone zacu ziriyo zidoha amakuru yakuzahagurutse aho umeze. Ubwo naho tuze kubikurikirana, twongera twikoze mu bice hirya no hino turebe uko biramutse. Ubwo kugira ngo utaza gucikanwa nuko ugomba gukanda kuri subscribe,
ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru nizijya kuhagera rwose zisange nawe uri update ubonere amakuru ku gihe. Ndashimira cyane abantu mukomeje kugenda musharinga inkuru zacu kuko murimo gutuma rwose umuyoboro waguka, kuko turimo turagenda twunguka n'abandi bantu bashya cyane. Ni by'agaciro rero iyo rwose ni inkunga ikomeye cyane murimo kugenda mudutera ku bantu muri gusharinga ndetse mugakanda na like ku nkuru zacu. Wakoze cyane Sinamakosa. Reka ngushimire Fighter, wakoze cyane. Tuze gusubira mu masa ari imbere muri update time yari Fighter na Sinamakosa. Sansa, ciao.